Cyabukombe Alphonsine, umubyeyi w'umuhanzi Ngabo Medali Jobert uzwi ku izina rya Meddy, yitabye Imana azize uburwayi. Amakuru y'urupfu rw'uyu mubyeyi yamenyekanye kuri iki cyumweru tariki 14 Kanama mu 2022, aho bivugwa ko yaguye muri Kenya, aho yari amaze igihe kinini arwajwe na mukuru wa Meddy. Ni amakuru ikesha bamwe mu nshuti za hafi za Meddy. Byanashimangiwe n'umunyamakuru Bayingana David uri mu nshuti za hafi za Meddy, wanditse ku mbuga nkoranyambaga ze ati kubura umubyeyi aba ari ibyago bikomeye, komera cyane Meddy, roho ye iruhukire muri paradizo. Kugeza ubu ariko Meddy cyangwa undi muntu wo mu muryango we ntarabasha kugira icyo avuga kuri aya makuru. Cyabukombe Alphonsine yashakanye na Sindayihebura Alphonse ubwo babaga i Bujumbura mu Burundi, ndetse ni naho Meddy yavukiye, aho ari umwana wa kabiri mu bana bane uyu muryango wabyaye. Amakuru mashya TV, kanda handitse subscribe niba utarabikora, uraduteye inkunga yo kujya tukugezaho amakuru mashya buri gihe.